Bagenzi bene data, ndabasuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Aha turi kuri televiziyo Authentique mu itorero Zion Temple Celebration Center Dallas Fort Worth. Uyu ni umunsi mwiza cyane, twagize ibihe byiza mu materaniro. Kaba nagusaba ngo nawe uze wifatanye natwe. Dutangira amateraniro yacu saa 7 kugeza saa 8 n'igice ay'icyongereza, tugakomeza saa 9 kugeza saa 11 n'igice ay'indimi zombi, ikinyarwanda n'icyongereza. Ubwo nkaba ngutumiye kugira ngo uze uzabane natwe kandi ufatanye natwe. Waba uri wenyine, waba wiyumva waratawe, waba wiyumva ntaho kugirira impuhwe, ntaho kwitayeho, ubutumwa twize ufite icyo gisubizo. Twize ijambo rivuga ngo inshuti nziza mubana nazo igihe cyose, cyangwa se partners, abantu babana nawe mu buzima. Uwa mbere ni umushumba wawe. Turahari, turabashumba, Imana araduhamagaye kugira ngo tukwiteho, tumenye ibibazo byawe, kuko umunsi umwe tuzaje imbere y'Imana tuberekana ibyo Imana yadukoreye. Uwa kabiri ni umwuka wera. Umwuka wera ni umuhoza, ni umufasha, ni umujyanama wawe, aragukomeza, aba ari iruhande rwawe igihe cyose. Rero ndagusaba ngo wizere umwuka wera, ni umufasha uhora iruhande rwawe. Uwa gatatu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ari kumwe nawe. Yesu Kristo agendana nawe, yaragupfiriye, ntazakwibagirwa n'umunsi n'umwe. Yesu Kristo yicaye iburyo bwa Data agusabira buri munsi wose. Uwa nyuma ni Imana Data. Imana Data ngo niba Imana iri mu ruhande rwawe, umwanzi wawe ninde? Umubisha wawe ninde? Kaba nguhamagarira kwizera abo bafasha ko ari bane: Pasiteri, umwuka wera, Yesu n'Imana. Imana iguhungisha, Imana ikugirire neza, uzaza kwifatanya natwe. Yari mwene so Apotre Paul Gitwaza. Bye.